Iyo ngo tuvugeho neza mvuge ngo buriya ibi bintu turi kwirukira dukora tuvuga ngo ntabwo dushaka kubyara, ntabwo dushaka gusamamada, ntabwo dushaka buriya ntabwo icyo twagakwiye gutinya, ahubwo twagakwiye gutinya ingaruka zizava muri biriya bintu dukoresha ngo biturinde gusama. Ari ukuntu wa muco wacu twari twariziritseho watumaga tuba abantu ba nyabo, sibyo? Ku buryo wumvaga yuko gukuramo umuntu ni ukwica umuntu nyine nk'uko kandi koko ni nabyo kubemera, nanjye niko mbyemera cyane pe cyane, uretse amarangamutima buri wese yashyira mu mutima we, ariko kwica umuntu ni icyaha. Kuvuga ngo noneho utekereza ikintu ukuyemo inda y'umwana utazi icyo azaba cyo, y'umwana utazi icyo azaba cyo. Kandi ngewe buriya muri majorite mu abantu benshi nzi abana bavuka yaba uburyo bwose bwaba yavutsemo, buriya ni umuntu bundi kandi abafite ibyo azakora biremereye cyangwa se bikomeye. Uretse no niba wumva utiteguye kubyara, sibyo? Wikora imibonano mpuzabitsina, wivuga ngo wisigiriza Didier, burya iyo utangiye kwishakira uburyo uyivugamo yumvikanamo neza uba uri kubatiza umunini. Uvuga ngo nareka ubusambanyi shinza cyangwa se nkatunga urutoki bariya bantu, wenda nyengarukire nka minisiteri zibishinzwe, nkeka ko ibyo ari byo byose zagakwiye kuba zitekereza ku icyo kintu ngo umwana yakwemererwa gukuramo inda yamaze no gutekereza ingaruka bizamutera nyuma yo gukuramo inda. Bakagitekerezaho bamaze gutekereza ngo ese uyu muntu namara gukuramo inda 1, 2, 3, 4, 5 ejo bundi azaba akibyara. Ese uyu muntu nakuramo inda ejo bundi agashaka wenda akagira uburyo yangirika mu myanya y'imyibarukiro, umugabo bazashaka nawe azabyihanganira. Ariko byuvuze n'ijambo rikomeye, ubundi scientifically ukuramo inda yakabazi ngo se ubundi ninda zingahe nakuramo, cyangwa se ni yihe maximum y'ibinini bikuramo inda nakarengeje mu bukobwa bwanjye. None sawa we hari igipimo wabuzi bivuga ngo icyagikoresheje gishobora kuba cyarumuviramo ingaruka? Ntago mbizi nkanjye Didier, ariko si ubikoresha wamenya guteka atabizi. Ntabwo abizi nawe, icyazi ni ukuvanamo inda gusa, sibyo? Kandi hari igihe ukuramo inda rimwe ryonyine ikajyana na byose, na nyababyeyi ikangirika. Nongeye gushimira ukurikira ibiganiro umunsi kundi bya IM Media TV. Ndongeye ndagarukanye na Barafindura, turongeye turagarutse mu by'ukuri. Ndagusuje aho uri mu bice by'isi bitandukanye, abari mu Rwanda, abari muri Afurika ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye. Abari muri Amerika ndabasuje cyane, by'umwihariko na Mulemba muri leta ya Phoenix muri Arizona, ndabasuje cyane kabisa. Ni abantu badushyigikira kandi tubana, murabizi neza cyane. Ndasuje Mutesi muri Uganda, ndagusuje cyane Robert muri Zimbabwe, n'abandi mwese keretse muri Berlin umurwa mukuru w'Ubudage, ndagusuje. Mu by'ukuri yarema ambwira yuko mu by'ukuri kuva Frankfurt ajya muri Berlin ni nko kuva Nyagatare ukaza gutura mu Rwanda. Haba impinduka, haba impinduka zikomeye cyane. Umeze neza ariko? Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Ni ukuvuga ngo ndashima Imana. Urashima Imana? Nyamuneka iyi ni channel y'Abanyarwanda. Tuba tugomba kugira ibindi tumenya, ntabwo twaba tuzi ibintu bimwe, kuko gushima Imana bigenda bivugwa mu ndimi zitandukanye. Aho nashukuru Mungu ni mu Giswahili, ndagira ngo abantu benshi barakizi. No kuvuga indimi ngo ni kimwe mu bintu, ni kimwe mu ngabire zituruka ku Mana. Ngo Yesu ngo muzavuga indimi, indimi baba bavuga nizo se? Indimi yavugaga ntabwo ari izi. Indimi yavugaga ni za zindi abandi bantu bakoresha, ahubwo bahinduriramo ibintu, ugasanga batangiye no kwinjira ahubwo mu ndimi zitavugirwa ku isi, zivugirwa mu bindi biremwa, mu isi y'umwuka. Ni bavuga ngo bajya mu myuka. Ariko nawe wibeshya abantu. Navuga ku bantu bizera Imana icyo bajyamo ni umwuka, hanyuma imyuka ni ikindi kintu, ni yasi ya kidayimoni. Kubemera Imana ntabwo ubundi nkeka ko biriya bivugwa Imana twumva, Imana ya nyayo, ni Imana abenshi bavuga, siyo Mana ya nyayo. Gusa buri wese ayigira Imana ye, ya yindi ari gusenga niyo Mana ye, yaba ariyo y'ukuri cyangwa atariyo y'ukuri.
buriya buri wese agira imana iyo abivuga uba uvuga uti ni imana koko. Ariko burya imana ifite umwihariko, kandi imana mu byikora ntabwo ibikoresha ibinyujije kure cyane hatagaragara, ahubwo ikoresha, hari intumwa yakoresheje kugira ngo bamenye imana n'iby'imana. Sinzi rero nimba hari intumwa yaba yaravuze ngo twinjire mu myuka tujye tujya mu myuka. Icyo kintu nicyo ntajya numva ngewe. Oya, Bibiliya ku basoma Bibiliya ndetse n'abajya kure mu ijambo ry'Imana, kujya mu mwuka ho ni ibintu bibaho cyane kandi banizera, nta nubwo tuje hano kugira ngo tuderanja ku myemerere ye mu by'ukuri. Hanyuma mu magambo make umuntu akubaje ngo imana ni iki, wavuga ko imana ari iki? Ubundi imana ni rurema. Ubundi imana itandukanye n'izindi niyo bita rurema. Imana yaremye isi, ikarema ibiyirimo. Donc mu magambo make umuntu akubaje ngo imana, ubusobanuro bw'imana, ubwo twinjiye mu kintu bita filozofi. Ni ukuntu utanga igitekerezo kijyanye nyine n'imibanire ya muntu cyangwa se n'ubumenyi rusange, ugakoresha ibitekerezo bishingiye kuko ubyumva n'uko ubitekereza, pani ibyo washyizwemo rimwe na rimwe bakabigushyiramo utumva n'ubusobanuro bwabo. Mu bwenge bwawe umuntu akubaje ngo imana ni iki, n'undi wese ukurikira iki kiganiro yibaza icyo kintu, bakubaje ngo imana ni iki, mu magambo make bavuga ko ari iki? Imana ubundi izindi nyandiko zo mu bitabo by'Imana zitubuza kwibaza ku Mana cyane, kuko iyo wibajije ku Mana cyane uracumura. Njye icyo navuga gusa, imana ni imana rurema. Rurema yaremye ibyo tubona n'ibyo tutabona. Iyo niyo mana. Mvuze ngo ngiye naba ngiye kurenga imirongo kandi yarabibujije. Uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire ku bikintu gifite aho gihuriye no kubaka umuryango w'ahazaza. Uyu munsi wa none gukuramo inda byabaye nk'akantu koroshye cyane, ku buryo no mu bihugu byateye imbere bageze n'aho batora iryo tegeko, hamwe n'iyo uvuze nawe umuntu wakuyemo inda ahubwo bakureba nabi, bagutera amabuye. Kandi niba nibeshye no mu Rwanda niho tugana. Didier, ndagira ngo uze kumfasha iki kintu tukivuge neza cyangwa se tukinjiremo neza, sibyo? Tudashyize mu marangamutima yacu cyangwa dushyire mu marangamutima y'igihe twerekezamo, tukigenera uburyo, tugihe mbega ahantu kigakwiye kuba n'iki tuvuga n'iki cyo kuba kirihe. Buriya ibi bintu byaje ngo byo gukuramo amada, abantu birirwa banywa imiti, bakanywa ibinini, bakarya iki, biriya bintu nkeka ko ntabwo ari umuco nyarwanda. Ese buriya ni umuco nyarwanda cyangwa ahubwo nabo umuntu burimo? Nyine ruvuga ngo iyo umaze gutaka buriya gahugu n'umuco wako, iyo umaze gutakaza umuco burya bituma noneho ubumuntu butakara neza, kuko burya umuntu kugira ngo agaragare nk'umuntu nuko bafite umuco azwiho, sibyo? Nimba mfite umuco mwiza baravuga ngo uriya muntu ni mwiza, ariko ningira umuco mubi ndi umuntu ariko ufite umuco mubi. Ubwo rero tuvuge ngo twebwe uriya si umuco wacu. Ariko icyo kintu uri kuvuga urumva ukuntu kiremereye. Ni ukuvuga kimwe mu bintu biranga umuntu, sibyo? Ni ibimuranga mu muco we. Umuntu agira imyemerere, agira ibintu avuga ngo nizera ko ibi nabikora. Umuntu agira ibintu atekereza akavuga ngo ibi bintu kubikora nubwo biri mu bushobozi bwanjye ni sakirirego. Umuntu nuko umuntu wese aba agomba kugira guidelines, sibyo? Umuntu kandi nanone kimwe mu bimuranga aba agomba kugira ibintu ashoboye akagira n'ibyo adashoboye. Ni umuntu nyine. Nawe uri gukora iki kiganiro utumva ko utazi ikintu runaka, si ikibazo, ahubwo intege nke ni kimwe mu biranga umuntu, tuye tunabyemera. Yego. Rero ikintu ashaka ngo tukivuge neza ngo burya umuntu ni umuntu, ni ikiremwa kiraho, ariko aba wanyawe afite n'ubumuntu. Yego. Ubumuntu rero ni iki? Ubumuntu ni ubutekereza iki kirashoboka cyangwa iki ntigishoboka, ubumuntu iki kiremewe iki nticyemewe. Ubumuntu bwaba umuntu butuma avuga ngo njyewe ariko mu mitekerereze yanjye cyangwa se mu bikorwa byanjye iki kintu sinagikora. Iyo wamaze kuvuga ngo iki kintu sinagikora, ubwo dushingira ubundi ko iyo umuntu ufite ubumuntu ashingira ku cyiza, akavuga ngo njye nzajya nkora icyiza, iki kibi sinagikora. Nkufashijeho gati iyo umuntu agitekereza gutyo, ukagira ugifite ya mahirwe yo kuvuga ngo iki nyikoze, ukaba ugifite ka kenge gatuma utekereza kuvuga ngo nakoze ikintu kibi gishaka kugira ingaruka mbi. Nicyo bita umutimanama wawe. Uba ugikora buryo wuzuye ubumuntu kandi.
buri muntu ugira udafite umutimanama cyangwa tubaha umutimanama ntashobora kugira ubumuntu. ntabwo bishoboka. Yego. Yeah. Mm. icyo rero nyangwa ngo tuvugeho neza, mvuge ngo buriya ibi bintu turi kwirukira dukora, tuvuga ngo ntabwo dushaka kubyara, ntabwo dushaka gusamamada, ntabwo dushaka, buriya ntabwo icyo twagakwiye gutinya, ahubwo twagakwiye gutinya ingaruka zizava muri biriya bintu dukoresha ngo biturinde gusama. Ariko uzi yuko iyi polisi abanyaburayi bashyizeho n'ibi bihugu byateye imbere, wenda hari izindi political issues zituma wenda banemerera abanyafurika kujya mu bihugu byabo, ariko no mu buryo busanzwe bafite ikibazo cy'abakozi benshi cyane. Uzi impamvu aya mapolisizi yo kubyara umwana umwe umuntu agafunga urubyaro babikoze imyaka myinshi, bari kwisanga babuze nyine abantu bakora imirimo isanzwe. uko ni ukuri. Buriya urabona, wenda tuvuge ngo mu Bushinwa icyo kibazo cyarahabaye, cyarahabaye kigeze ubwo noneho abantu bato, urubyiruko rushira rurabura. Wabyaraga umwana ukamusorera bro, warinze umwana umwe ukamusorera, cyangwa se ukimuka kubwo butaka ukajya gutura ahandi. Yego, niyo mpamvu uvuga ngo icyo kintu cyarakoze kandi cyagaragaje ingaruka, kugeza aho bicaye babona ko abaturage barashize. Ariko Ubushinwa bwari bukabije cyane nyine, nuvuga ngo nkeka ko ariko iyo bataza naho hari kiri kintu navuga ngo byabadindijeho, kuko muri bya bintu byagombaga gukorwa na ba bantu benshi cyageze igihe babura. Ubu tuvuge ngo icyo kibazo n'ubaka kanya nicyo kiri muri Amerika. Muri Amerika niba bavuga ngo barashaka abaturage bajya gutuza muri Amerika, kandi abanyamerika kuki nta bantu bahaba babyara abantu bakeneye, kuki bashaka abo bajyana? Harimo no ku mugabane w'Uburayi ubona ko batangiye kubura abakozi cyane, n'ibintu bimaze igihe kinini cyane. Ariko noneho ibyo ni ibihugu byo hanze, ndimo ndagira ngo specifically tugaruke mu gihugu cyacu, sibyo? Ubu ni nko mu myaka 10 iri imbere, nta nubwo umuntu yumvaga igitekerezo cyo kuba yakuramo inda, sibyo? Yari sakirirego nyine, ari ukuntu wa muco wacu twari twariziritseho watumaga tuba abantu ba nyabo, sibyo? Ku buryo wumvaga yuko gukuramo umuntu ni ukwica umuntu nyine, nk'uko kandi koko ni nabyo kubemera, nanjye niko mbyemera cyane pe cyane. Uretse amarangamutima buri wese yashyira mu mutima we, ariko kwica umuntu ni icyaha. Kuvuga ngo noneho utekereza ikintu ukuyemo inda y'umwana utazi icyo azaba cyo, y'umwana utazi icyo azaba cyo. Kandi ngewe buriya muri majorite mu abantu benshi nzi, abana bavuka yaba uburyo bwose bwaba yavutsemo, buriya ni umuntu ubundi, kandi abafite ibyo azakora biremereye cyangwa se bikomeye. Uretse no kuvuka, niyo ukimusama akiri mu byumweru. Yego. Niyo mpamvu rero mvuga ngo umuntu utekereza ngo ngewe mfashe inda nasamye nyikuyemo, uriya muntu ubundi agakwiye kuba ari we muntu mubi twese turwanya, kuko uriya muntu ni mubi, ntabwo yifuza ko umuntu abaho cyangwa ngo abe mwiza. Kuko wenda hano hantu hari uburyo njye numva bwakabayeho. Niba wumva utiteguye kubyara, sibyo? Wikora imibonano mpuzabitsina, wivuga ngo wisigiriza Didier. Burya iyo utangiye kwishakira uburyo yivugamo yumvikanamo neza, uba uri kubatiza umunini. Vuga ngo nareka ubusambanyi, bivuge areka ubusambanyi, nareka ubusambanyi. Noneho niba byanamucitse byamunaniye kwifata, nakoresha agakingirizo. Yes. Gusa ntabwo navuga ngo atekereza avuga ngo nibinanira ngo oya, ahubwo nashyire ibintu yavuga ngo ngewe reka ndeke ubusambanyi. Na cyagiye noneho ubwo yavuga ngo aguye, hari imitego abantu benshi bagwamo, cyane cyane wenda nko kubana b'abakobwa, sibyo? Umutego pe buri wese ukabona ko kuwikuramo biragoranye. Nk'ubwo buriya urabona iyo turi gutya muri ubu buzima, mu mibereho turimo, no kuvuga ngo mu buryo dushakishamo, akenshi dushakishiriza mu mirongo itari yacu, mu mirongo abandi bubatse. Hari rero usanga wa muntu ushakishira muri ya mirongo abandi bubatse, icyo kintu birashoboka ko yahura yo nacyo. Urugero mfite business, sibyo? Mfite business, mu by'ukuri nzi abakozi nkeneye, ariko nkavuga ngo ariko umuntu ufite business nk'iyi
ubundi ubu nzabona umwanya wo kujya wenda gushaka umukobwa nkundana nawe cyangwa se iyi business izaba ngombwa ko ari izampuza na buri mukobwa wese nshaka. Abenshi ubusanga mw'iki gihe cyubona nicyo kintu cyeze cyane, sinzi n'uburyo ubibona. Akavuga ngo noneho buri mukobwa wese uje gukora muri iyo business uje kwaka akazi agahita yumva ariho agomba kumufatira, mbega aramubonye kuko aramurusha ibyo akeneye. Wa mukobwa ibyo ashaka byose wa wundi arabifite, kuko akazi nicyo cya mbere. Akazi aragafite n'amafaranga arayafite, byose arabifite. Ugasanga wa muntu uhisanze yari yamaze kwisetingamo ko agiye mu kazi kandi koko aragakeneye, gusubira inyuma bikamugora. Aho niwo wa mutego ahitagwamo ushobora kumwegereza bwa busambanyi. Ariko noneho aho niwe agakwiye kuba atekereza avuga ati basi reka nkoreshe n'aka gakingirizo kandinde, kubera ko burya ushatse kuvuga wenda abashiduka wenda agiye gukora imibonano mpuzabitsina kuko ishobora gufungura amahirwe y'imikorere. Yes, niko byita, ariko nabyo nkeka ko ntabwo biramba. Koko se ntabwo biramba koko, biriya bintu biraba biba mu gahe gato ukabona akaguha garanti, kuko nawe umuntu umeze gutyo aguha garanti yo kuvuga ngo uyu muntu ndamukoresha wenda ameza ya naya. Akenshi ntibona burya nta kontra basinya. Abo bantu ntabwo basinyisha amakontra, ni abantu bakoresha ahubwo bakabikoresha nk'aho wagira ngo ni ikiraka. Wa muntu akahora yivuna yigora ngo kugira ngo agaragaze wenda na ya kontra bazayimuhe. Ngiye nabyita nyine kwitesha agaciro. Ubundi oya none ushatse kuvuga yuko nawe muri ba bakobwa umukobwa ashaka guhabwa akazi n'uburyo yita kuri boss cyagaragara imbere ya boss kurusha uko yakongera ubumenyi n'umwimerere ku kazi. Uko niko kuri none sibyo wavuga ngo kireka ngo wamuvugira. Nje nawe none icyo nakubwiraga ngo urashaka kumuvugira. Oya ntago nge namuvugira, ntabwo nanamushyigikira. Ariko nakubwiye ngo icyo nicyo cya kintu wa mutego hahantu uzasitara, sibyo? Kuko iyo usitaye ntabwo uvuga ngo urahise upfa cyangwa uragize gute. Ushobora gusitara wenda ukabyangirikiramo cyangwa se ntugire icyuba, birashoboka. Ariko nuvuga ngo we aho ni hahandi hagenwe ho gusitara, kandi urumva ko umuntu usitara suka abishaka. Oya ngewe uwo navugira ni nk'uyu nguyu. Navugira nk'abantu babiri. Uwa mbere navugira kw'iyi ngingo. Hari nk'umukobwa uba uri mu kigare cya bagenzi be ariko adakora imico nk'iyabo. Noneho yagira gutya wenda hari pati yagiyemo, ariko nawe wumva ko aba yabahaye impamvu niyo yaba noya, kuko ubwabyo ni ikosa kujya mu kigare cy'abantu mu itsinda ry'abantu mudahuje imico, sibyo? Akagenda wenda bakamushyiramo akaryo kumbe muri bya biryo bamuhaye. Yasa nk'ubuze ubwenge agashiduka bamukozeho icyo bashaka. Uwo namuvugira. Yewe wamuvugira. Ni muri ya ngeso nyine ngo hari ukuntu umuntu ahura na biranega nyine ku mpamvu zitamuturutseho. Urumva? Undi ni wa mwana ushobora kuba utujuje imyaka y'ubukure, cyangwa se n'undi muntu mukuru ushobora guhohoterwa n'umuntu umurusha imbaraga. Akamukoresha imibonano ku gahato. Uwo nawe namuvugira. Ariko ubu ngubu uri kuvuga ngo wagiye ku kazi, mu by'ukuri ubwambure bwe no kwita kuri boss yabishyize mu makarita yakinisha kugira ngo agume cyangwa abone ako kazi. Ntabwo uwo muntu ndi kumwe nawe. Oya, nawe wanyumvise nabi. Ukuntu wanyumvise nabi. Nge ntabwo navuze ngo ni itegeko agomba kugenda amaze kubyisetingamo. Ndavuga cyagiha byisanzemo kandi wenda naka kazi yaragakeneye. Ni ubyijyanyemo. Ni ushobora. Ubyijyanyemo rero. Uwo nawe wawe ababyijyanyemo, kuko iyo company tubwizanye ukuri. Uretse kumwe ngo ababyijyanyemo. Hahandi hagiye muri iyo pati harugenda muteruye. Noneho nta n'ikintu cyataragiye kuhashaka kwishimisha aho ngaho. Urambwira ngo uwo niwe mwiza kurusha wandi ugiye gushakisha n'imibereho. Ariko si imibereho. Uretse ko navuga nge sinagiye ko bose bagwa muri icyo kintu, cyangwa se ngo wenda agenda yisange ku kazi nasanga bimeze gutyo ngo ahita bikora. Oya, ngiye nanjye nago namuvugira kabisa. Muri abo umuntu wese rega umukobwa yahawe ijambo tubwizanye ukuri, sibyo? Umukobwa wa kera nago yigaga, we nari kubyumva, sibyo? Umukobwa wa kera yarahezwaga akagumishwa mu mirimo yo mu rugo. Ariko umukobwa w'uyu munsi wa none wahawe ijambo gutya, n'ubundi aho abasore badepoza nawe ni hadepoza. Sinumva impamvu umubiri we uri mu makarita yakinisha kugira ngo abone akazi.
ndetse n'umukobwa ujya utekereza yuko adashobora kugira icyo ageraho atekereje ko igitsina gabo aricyo cyahamugeza gusa, nawe yigaye aracyari kure mu ntekerezo. ubundi agakwiye kuba yigaya. Jewe niyo mpamvu mvuga ngo abakobwa cyane cyane wenda amagambo ariyo nibandaho, uri abakobwa cyane cyane ngo batekereza mu buryo bwagutse, atekereza ibintu areba hafi aho, ibyo areba hafi aho ni bya bindi akeneye, utitaye ngo byazana ingaruka cyangwa nta ngaruka byazana. Icyo nagakwiye kuvuga ngo rero ko uwo muntu umukobwa ubundi abashije koko nk'uko yagize amahirwe agiriwe ubuntu ngo noneho nawe yakwiga yakora, afite ubushobozi bwo gukora nk'abandi, ahubwo agakwiye kuvuga ngo reka nubake imbaraga, ubumenyi bwo gukora ahantu ari hose najya bitagize ikindi binsaba. Ugasanga wenda uwo mukozi arahamagarwa nta nubwo ajya kwaka akazi, kuko buri ikintu cya mbere cyangiza nuvuga ngo wowe kwifata ngo ugiye kwaka akazi, ubundi bagakwiye kubuhamagarwa kuko uzi icyo gukora. Kuko umuntu wese ujya gushinga business abazi ibikorwa bizakorerwa muri iyo business, akatekereza n'abakozi bazashobora kubikora, sibyo? Akaba yaguhamagara, aguhamagaye ntabwo yakunyuza muri izo nzira. Wenda ibyo ngibyo twari turimo dukebura ku bakobwa, wenda twasaga nk'abadevindagira ngo wenda dusa nk'aho tugereye ikiganiro cyacu, nyemerera tujye neza kuho twatangiriye, ku kintu kijyanye no gukuramo inda ku bakobwa kandi bakiri batoya. Uyu munsi wa none hano hanze hari umukobwa uba umaze gukuramo inda inshuro zitari munsi y'10 anywa imiti, sibyo? Kandi iriya miti nubwo weho uvuze ngo imiti ikurinze gusama, ntabwo ibuze izindi ngaruka agize gute igushyize mu mubiri. Ibi bintu uri kuba urabibona gute? Ibi bintu rero ni ibintu bifite navuga ngo byamaze kugera ku rwego bigoranye kugira ngo umuntu abe yavuga ngo yabigarura. Ariko ngewe hari ikintu kimwe navugaho, ngenda shinza cyangwa se nkatunga urutoki bariya bantu, wenda nyengarukire nka ministeri zibishinzwe, nkeka ko ibyo ari byo byose zagakwiye kuba zitekereza ku icyo kintu ngo umwana yakwemererwa gukuramo inda yamaze no gutekereza ingaruka bizamutera nyuma yo gukuramo inda. Bakagitekerezaho bamaze gutekereza ngo ese uyu muntu namara gukuramo inda 1, 2, 3, 4, 5 ejo bundi azaba akibyara. Ese uyu muntu nakuramo inda ejo bundi agashaka wenda akagira uburyo yangirika mu myanya myibarukiro, umugabo bazashaka nawe azabyihanganira. Ariko byuvuze n'ijambo rikomeye, ubundi scientifically ukuramo inda yakabazi ngo se ubundi ninda zingahe nakuramo, cyangwa se ni yihe maximum y'ibinini bikuramo inda nakarengeje mu bukobwa bwanjye. None sawa we hari igipimo wabuzi bivuga ngo icyagikoresheje gishobora kuba cyarumuviramo ingaruka? Ntago mbizi nkanjye Didier, ariko si ubikoresha wamenya guteka atabizi. Ntabwo abizi nawe, icyazi ni ukuvanamo inda gusa, sibyo? Kandi hari igihe ukuramo inda rimwe ryonyine ikajyana na byose, na nyababyeyi ikangirika. Uzi yuko muri iki gihugu no hanze cyane cyane mu bihugu bamaze igihe babikoresha, ko no mu Rwanda byarahageze, umukobwa ari kwisanga ku myaka 21 bitewe no kunywa ibinini bikuramo inda cyane, nyababyeyi yarayangije. Uzi igitangaje? Iyo yayangije nawe ababizi, kuko nta muntu wakangiza nyababyeyi ngo yiyoberwa, ababizi ko adafite urubyaro. Niyo hahandi rero nubwo abikora ashaka fani cyangwa ibyishimo, agera muri yaka yamara gutekereza yuko atazigera agira umuryango, nyine ngo yubake umuryango, ugasanga yarwaye depression yuko n'ubundi nta muryango azagira ngo abeho mu buzima busanzwe. Buriya ukoze hasi unyibutse ibuye. Hari umukobwa amenutse kuganira nawe, mu by'ukuri urumva ko ni umukobwa ageze mu gihe cy'ubukure pe, kuko byo urengeje imyaka 25 uba wakuze. Nyine tuganira ku bijyanye no kuvuga ngo ese atekereza gushaka agira gute se, nubundi yimboga bikaje umukobwa ni mwiza Didier. Nkeka ko nawe muhuye uretse gutekereza ku cyo yagusaba gusa kugira ngo muhuze, nicyo cyonyine watekereza, nta kindi wamwibazaho. Mubajije wenye mu mitekerereze ngiye kumva ibyo atekereza n'ubavuga ngo we gushaka ntago biri muri mind ye. Kubera iki se ngo we ntabwo yiteguye gushwana n'umugabo? Kubera iki se ushwana nawe mupfike? Ese uzaba ugiye gushwana nawe cyangwa avuga ngo ibintu yaba yarakoze cyangwa mu mibereho ibye byose ngo ntabwo ajya yikizeye cyuko yaba adashwana n'umugabo? Ubwo mitanekereze se
niki yaba yarakoze. Kuko abana b'abakobwa hano bari gukora ibintu by'indengakamere, ibyo tubona buriya bisohoka nka muri bariya bose bamaze iminsi bashyira hanze, buriya baba ari utwana, aba ari ibintu navuga ngo ni ibyabashije guca mu myanya y'intoki bikagera hanze bakabibona. Ntabwo tukiri utwana, ahubwo tukiri no kuri iyo ngingo, nuko barabafunze. Umuvugizi mukuru wa RIB yarabitangaje rwose, bamaze kubagezayo. Ntabwo ari bari abakobwa gusa babafunganye, ngira ngo ni itsinda ry'abantu bari barakoze, ni groupe ya WhatsApp bahuragamo kugira ngo mbega ibyo babashe kugera ku mugambi wabyo neza, nta wabuze undi. Mbega navuga ngo ni nka salo bashinzwe kuganiriramo ibyo barindwi muri bo rero bari mu maboko atarayabo, niko bakunda kubivuga. Reka twikomereze. Urumva ni naho hano turi kubona nyine umukobwa muto cyangwa se umumama, ukabona umuntu yabaye igiharamagara, sibyo? Rega buriya amafaranga n'imitungo nubwo tubyirukanyira, hari ugeraho ukumva urashaka kubaho nk'umuntu, ugashaka kuba muri normal life, ariko bitewe n'inzira mbi waciyemo, hari igihe wisanga ya normal life utari umuntu wagira aho uhurira nayo, bitewe n'imitego witeze, sibyo? Tubwizanye kuri wa mama we cyangwa wa mukobwa ukuri iki kiganiro, cyane cyane abakobwa bakiri batoya, iyo ukuyemo inda inshuro 3, 4, 5, uba wumva nugera mu gihe cyo kubyara umwana uzamukurayo. Icyo kintu nanjye nakibaza buri mukobwa wari wese, kuko navuga ngo icyo bashyize imbere kenshi nge mbona bashyize imbere mu kuba bakwibonera amafaranga, sibyo? Kandi amafaranga babonye muri ubwo buryo ni amafaranga rwose pe arayabona, barayamuha. Hari benshi bari tayari kuyarekura ku mpamvu zabo kandi bafitemo inyungu, ariko umukobwa hano abari bivuga ngo nta makuru bafite ko uwo muntu uzirekura wabifitemo inyungu. Imico abakobwa bafite barafindura, nk'ubwiza ukuri, imico idahwitse abakobwa n'abagore bafite kuri iki gihe. Ntabwo nshatse kuvuga ko n'abagabo ari miseke igoroye, nabo tuzabijyaho, ariko mereye ku bagore, ku bari n'abategarugori, uburyo bari kwitwara biri kubaka agaciro kose. Ubundi tuzi yuko umukobwa, umumama ni umuntu urera umwana, ni umuntu nyine uba proud yo gushaka, ni umuntu uba proud yo kugira umuryango, wo kwita ku bana. Abarafindura, uzi ko mu kinyejana cya 21 no mu bari kutureba hari umeze gutyo, akaba adashaka gutinyuka konsa umwana we kugira ngo amabere atagwa. Nuvuga ngo aho tugeze, niyo mpamvu ngo njye mfite impungenge mu myaka wenda nka 2040, 2040 ni uruhe rubyiruko tuzaba dufite, ni abahe babyeyi tuzaba dufite, ugendeye kububona aka kanya. Urugero, aba bakobwa bari gukora ibyo, bari gukuramo inda, nibo bazabyara ejo bundi, wenda Imana abizagirira ubuntu bwo gusigazamo bakeya bazavuka. Abo bana bazavuka ku babyeyi bameze gutyo, nkeka ko bazaba bameze gute bo? Arutanga icyo adafite se? Tekereza rero icyo kintu. Niyo mpamvu ngo umuntu wese utegura ejo hazaza, yaba aho urubyiruko, yaba aho igihugu, yaba aho buri muntu wari wese yakwiye kubatekereza akavuga ati, nimba aka kanya umwana w'umukobwa w'imyaka 23 yakina pornography, yakwikoreshereza ibikoresho ibyo aribyo byose kugira ngo yishimishe, ubwo ntabwo nshatse kuvuga amazina birago ngiye ibintu isoni, sibyo? Ugatekerezwa ngo umwana w'umukobwa akaba yaramaze kumenya ngo nuwuhe mugabo ufite inini n'intoya, indende n'ingufi, mbega yaramaze kumenya, ntaragira imyaka navuga ngo y'ubukure yemerewe, ariko ugasanga amoko yabyo yose yamaze kuyabona, ayasuzugura yo yubaha, sibyo? Uwo ni uzabyara ejo. Ngira wa mwana, ubu turi mu 2025, wa mwana wo muri 2040 wavutse aka kanya azaba afite imyaka 15. Nyina uri kubikora aka kanya wamubyaye nawe yatangiye kubikora afite imyaka 12. Ubwo wa undi wenda azatangira kubikora afite 3, kuko agomba kugira urwego yisumburaho. Oya sinyuka ko leta zatuma bigeraho. Ubona yuko yatangiye kuzana ingamba, sibyo? Yatangiye, urabona yuko hari move yatangijwe na leta mu by'ukuri. Ubundi mu minsi ishize habagaho kuganiriza gutya bisanzwe, ariko hariho no kuba no kuzana umuntu, sibyo? Ariko tubwizanye ukuri, niba umuntu akoze ikintu kirimbura societe,
ahabwe agaciro nk'umuntu, kuko buriya nta muntu udakosa, Mm. ariko nanone habeho gukeburwa mu buryo bukwiye, Night. kuko ibi bintu byarimbura generation iri kuza, vuga ngo ahubwo byamaze byatangiye kuyica byo. byatangiye kuyinjiramo, kandi noneho byinjirana umuvuduko uri hejuru cyane, sibyo? Noneho ikintu kibabaje barafindura, uyu munsi wa none umuntu ari gutinya gukora content yubaka azi neza imeze neza, ngo kubera ngo itahita itwika. Asante. Icyo kintu We umuntu arimo aratekereza ikintu kigikorwa cye kiri cyo cya kitari cyo, ariko cyahita gifata ubwonko, imbuga zigahita zikwira, atitaye ku cyari cyo n'ingaruka zagira. Icyo kintu nagira ngo ahubwo buriya urantanze. Njye nagira ngo mvuge ngo nicarire mvuge kuri aba bantu n'itangazamakuru riri gukoreshwa. N'ukuri kw'Imana twarebye ibyo dutangariza abantu, tukareba ibyo dukwiye natwe tukabarobanurira, kuko twebwe navuga ngo hari ikintu runaka dufite abandi badafite, kuko niba bategereza ibyo tubaha, twarebye ibyo tubaha, twarebye ibyo tubaha. Se gutwika, uratwika uyu munsi n'ejo, ariko ejo bundi ndakeka ko nawe hari uzisanga hehe, uzisanga ahandi watwikiye cyangwa inyuma yaho. kandi ikindi, aba bantu bakuru n'abandi bantu bafite ubushobozi bwo kubihagarika ntibabikoreho, n'ubundi wanga kubaka igihugu ngo kigere paradizo, gihe no muri kubaka ikazabamo umwana wawe. Asante. Kuko rega twe turi abagenzi, so turatera intambwe dusigira nyine abadukomokaho. Ubundi tuzabasigira ikirere kimeze gute? icyo navuga ngo nk'uko tubona turimo ry'igihugu, dushaka uburyo twakubaka n'iterambere ry'abazakibamo, kandi ryiza, sibyo? Iryo jambo ni rirakomeye, kuko igihugu nikiba gihari cyiza gifite abantu babi, cya gihugu ubundi kizaba gifite iki? Ese bundi ubwa bwiza bwacyo buzagaragara? Ubu ngewe habayeho ase ubundi barafindura. Ngewe rero ndi mu bantu nyine batari abafana b'iterambere cyane tu, kuko kwiyandarika ukambara ubusa uri umukobwa, ubundi nibwo buzitari cyane iryo terambere. Navuga ngo kumva yuko ngo usamye inda ugahita unywa ikinini kikuramo, cyangwa se ngo gutwita nyine kwiyandarika, iryo niryo terambere? Ntabwo ari ryo terambere. Buriya iyo buri wese yatekereza ko iterambere akeneye ni iryo kuvuga ngo njyewe ndakomera ku byiza nzi ko ari byiza. None se si ibyo nzi ko ari bibi, kuko nkeka ko kera mu myaka ya kera wabonaga umukobwa wambaye mini, njyewe narinze ngira imyaka 25 ntari nabona ikibero cy'umukobwa. Ikibero wenda urabona mu ivi. Njyewe nakuriye ahantu bita Nyanza, uri kumva? Njyewe ibi nkubwira ni ukuri. Umve ko njyewe no kuvuga ngo umuntu ngo umusore ngo atakaje ubumanzi, njyewe rwose ntabwo navuga ngo narabiharaniye cyangwa byanguyeho, ariko byanguyeho ku gihe navuga ngo nagakwiye kuba naragize gute, naranabyirinze, kuko mu myaka 25 yanjye nari nkiri imanzi. Ariko bakakanya umwana w'imyaka 12 azi gukora n'ibyo satarakora. Urumva icyo kintu? Niyo mpamvu mvuga ngo minisiteri bishinzwe na leta ifite ubushobozi bwo gukoresha iyo minisiteri mu buryo bukwiye, iki kintu nigihagurukirwe. Buri muntu noneho bavuga ngo nk'uko bashaka, bavuga ngo duhagurukira abantu wenda bazunguza ibiki mu buryo butemewe, cyangwa binjiza forode, cyangwa bagira gute, hahagurukirwa ikintu cyo gukumira buri muntu wese uzana umuco mvamahanga, buri muntu wese uri gushyira imbere. Navuga ngo uwambaye, ubundi njye nagashyiraho n'urugero ku buryo nta muntu uzongera kugura ijipo idafite santimetero byibura 50-60 bitewe n'igihagararo cy'umuntu. Urumva? Iyo myenda no kuyicuruza bikavaho. Ibyo uvuga nibyo cyane. Leta igira ukuntu ishyiramo imbaraga. Ndabyibuka mu minsi ishize bigeze kuza baravuga ati ntabwo imyenda yambika abantu ubusa ibyemerewe. Hari n'umukobwa bafunze ku Kacyiru ngira ngo bamushinja kwambara imyenda idahwitse. Ubona yuko abantu bari batangiye kubyumva, hari n'umusaruro byatangiye gutanga. Hamwe n'abantu bacuruza imyenda mu mujyi nyine igaragaza ubwambure cyangwa ibimero by'abakobwa, bose bahise bayishyira kure muri stock. Ubona yuko leta yari ibijemo neza, ahubwo tukibaza ngo niki cyabihagaritse.
kuko n'ubundi aho bari babihagarikiye ubona yuko byarongeye biza bundi bushya. So rero nibyo ngibyo, reka ngushimire cyane. Iyi naye mu Media TV tuzajya tugira ibiganiro byinshi bitandukanye by'ubwenge byo kwanaliza gahunda nyinshi mu by'ukuri, cyangwa se ibintu byinshi byakubaka sosiyete. Niba Barafindura n'ubutanizereye kuza nitugushatse uzakubona.